ngibi bikorwa biri gukorerwa muri shampiyona y'amagare y'isi mu by'ukuri bwo kandi umukino ukomeje kugenda mu by'ukuri ujya mbere. Urabona ko abari gutwara amagare bari gukora udushya twinshi gusa mu by'ukuri nibiri kuvuga mu Rwanda mu by'ukuri muri shampiyona y'isi y'amagare iri kubera ku nshuro ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko bikaba byaratoranyijwe muri Afurika yose mu by'ukuri ko igihugu cy'u Rwanda kibasha kuba mu by'ukuri cyaberamo irushanwa ry'amagare. Mu by'ukuri bikomeje kugenda byumvikana ko abanyamakuru bo mu Bubiligi batangiye kwitotomba cyangwa se mu by'ukuri kwijundika u Rwanda. Ni mu gihe kandi mu by'ukuri byakomeje kugenda bivuga ko u Rwanda hari abanyamakuru rwabashije kuza bo mu Bubiligi kugira ngo mu by'ukuri batangaze inkuru zitandukanye. Mu gihe kandi mu by'ukuri u Rwanda rushingira ku ngingo ivuga ko aba banyamakuru bo mu Bubiligi bakomeza kugenda banandika inkuru zisebya u Rwanda. Ukabona ko mu by'ukuri u Rwanda rwamaze kuba rwafata umwanzuro wo kuvuga ko aba banyamakuru bagomba ko mu by'ukuri baguma mu Bubiligi iwabo bagakurikirana umukino w'amagare w'isi uri kubera mu Rwanda, by'umwihariko bari mu gihugu cy'iwabo, kubera ko mu by'ukuri bakomeza kugenda bakora inkuru zisebya u Rwanda. Kimwe mu cyaranze mu by'ukuri amakuru akomeje kugenda avugwa ku mukino w'amagare y'isi ari kubera mu gihugu cy'u Rwanda, nagashyira mu by'ukuri ikizungerezi nacyo kirarikoze kuri iki gitondo. Ndavuga ko mu by'ukuri ari amasiganwa y'amagare ku munsi wa kabiri. Urabona ko ibintu bimeze fresh, urabona ko mu by'ukuri abari gusiganwa nabo bakatashe n'udushya gusa mu by'ukuri mu mujyi wa Kigali, dore uko bimeze muri iki gitondo nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. By'umwihariko nshuti mukundwa, reka nizere ko atari bwa mbere tugiye kuba twabana nk'ibisanzwe aha ni kuri Peak wa Mutetifu, ukomeje kugenda ukurikirana inkuru zacu gatanu kandi n'amakuru abyutse avugwa mu by'ukuri. Ubwo kandi ku munsi w'ejo ndagira ngo mwabonye uwacyuye umudari wa bronze ndetse kandi akanambikwa n'umupira, ndetse akaba ari gutegurirwa n'ikindi gihembo mu by'ukuri kizabasha kuba cyamugenerwa nk'umuntu watsinze irushanwa. By'umwihariko iki gihembo kikaba kizategurwa n'igihugu cy'u Rwanda. Imikino rero mu by'ukuri iracyakomeje, urabona ko ari kimwe cya mbere kirangiza ry'amarushanwa riri kubera mu Rwanda. Ndavuga ko mu by'ukuri hagiye kuba hatangizwa andi marushanwa ku munsi wa kabiri, imihanda ya Remera ndetse no kuri Big Arena ndagira ngo mu by'ukuri no mu Gasarenda hose ubwo irafunze, n'indi yose ubwo irenugwera isambiri n'iminota 30 mu by'ukuri nibwo iki gikorwa cyatangiye kuri uyu munsi. Nabwo kandi mu by'ukuri ku isaha y'isa 10 n'iminota 30 kiri buze ko mu by'ukuri cyarangira. Ubwo ngubwo iyi mihanda iraza gutangira gukoreshwa hagati aho rero mu by'ukuri urana ko ari ibintu byiza cyane kubona ko amarushanwa y'amagare y'isi ari kubera mu Rwanda. Ni ikintu kiri kugenda kimwe mu by'ukuri kinazamura u Rwanda ku rindi level, cyangwa se mu by'ukuri kikaba cyanatuma u Rwanda rukomeza kugenda rumenyekana mu bihugu by'ibihangange ku isi, kuko kugeza aka kanya u Rwanda rwamaze ko mu by'ukuri rwakandika amateka akomeye cyane. Ndagira ngo mu by'ukuri mu Bufaransa ndetse na Nepal n'ibindi bihugu bitandukanye bimaze ko mu by'ukuri byazamura amadarapo mu Rwanda. Nuza kureba muri Kigali uraza gusanga mu by'ukuri ari amadarapo y'ibihugu gusa bitandukanye ku isi, hafi ibihugu mu by'ukuri bigera kuri 55 mu by'ukuri byose byabasha kuba byagira mu Rwanda biri kuzamura amadarapo yabyo kugira ngo bibashe kuba mu by'ukuri byanazamura agaciro ku Rwanda. U Rwanda mu by'ukuri ni kimwe mu gihugu kiri kugaragara nka most countries gikomeje kujya mu by'ukuri kinakora ibikorwa by'urukundo ndetse kandi no kuba cyanazamura iterambere. Urabona ko mu by'ukuri ibihugu hafi 50 ndabona amadarapo 50 mu by'ukuri akomeza kugenda ananyenyeza mu mujyi wa Kigali, cyangwa se mu by'ukuri ukabona ko nubwo nyine biri kugomeza kugenda bigaragara ntabwo wamenya ngo iki gihugu ni iki cyangwa se ni iki. Mu by'ukuri harimo n'ibihugu yewe nanjye ntarinzi nk'uko nakomeje kugenda mbibona mu madarapo yabyo. Gusa urabona ko mu by'ukuri iri shampiyona y'amagare ikomeje kugenda inavugwa, Ababiligi banakoze amateka, ariko mu by'ukuri urabona ko nubwo byakomeje kugenda bivugwa, ibizungerezi byo mu Rwanda nabyo mu by'ukuri byabashe kuba byakinjira muri shampiyona y'amagare y'isi. Mu by'ukuri ubona ko byagize umusoro bitanga, ndetse kandi binishimira ko kuba iri shampiyona y'isi y'amagare igiye kuba mu by'ukuri yatangijwe no mu Rwanda. Ni ikintu cy'agaciro cyane, aho kandi mu by'ukuri nuza kuba wareba muri demokarasi ya Kongo uraza gusanga mu by'ukuri bwana Antoine Felix Chirombe yamaze kuba yakangira abandi baturuka muri Kongo kuba mu by'ukuri baza kureba amarushanwa y'amagare. Ngayo ngukora mu by'ukuri nk'ibi ibikomeje kugenda bibera n'udushya dukomeje kugenda tugaragara mu mujyi wa Kigali hari kubera shampiyona y'amagare. Gusa mu by'ukuri hari ikizungerezi gitambutse mu muhanda, Abafaransa bararangara cyane mu by'ukuri. Abafaransa cyangwa se n'abandi ba diaspora bari baje hano mu Rwanda kurushanwa ry'amagare, mu by'ukuri barangariye ikizungerezi cyiza cyane. Ni umwari w'umunyarwanda urimo gutambuka mu muhanda. Mu by'ukuri nyine urabona ko nanone nubwo amagare ari gutangizwa hari ukuntu baza kuba mu by'ukuri baturanyamo umukobwa akaza
agahagarara mu muhanda mu by'ukuri akazunguza igitambaro aya marushanwa akahita atangira. Mu by'ukuri rero Abafaransa hafi kugongana kugira ngo mu by'ukuri banabone ikizungerezi cy'u Rwanda, nimba wenda mu Bufaransa ataba abakobwa beza nicyo ntaramenya, ariko uyu mukobwa mu by'ukuri biragaragazwa neza ko ari umukobwa mwiza cyane. Keti Bashabe ndabona ko mu by'ukuri ari ikizungerezi papa, kuko nuza kureba ukuntu mu by'ukuri anafite inyinya na ukuntu afite naca urukara rwiza cyane, mu by'ukuri ubona ko bikomeje kugenda bivuga ko iyi face ye ari inyarwanda kabisa. Abafaransa bararangaye hafi kugwa, ndetse kandi nabwo mu by'ukuri amarushanwa yarimo gutangira. Gusa ndaza no gukomeza kugenda nkugezeho aya makuru akomeje kugenda ndavuga mu irushanwa ry'amagare y'isi ya UCI mu by'ukuri ikomeje kugenda ribera mu Rwanda. Urabona ko byamashe ko mu by'ukuri byashyuha, ubwo kari ari umunsi wa kabiri tugiye ko mu by'ukuri twakurikirana shampiyona y'amagare y'isi. Ndagusaba mu by'ukuri ko tuza kubana kubera ko turacyafite ibintu byinshi cyane. Ndabagenzi banjye mu by'ukuri kuri Albert hafi yawe barakomeza kugenda bakugezeho amakuru atandukanye, ariko nanjye ubu ngubu mba ngira ngo nitereke nkomeze kugenda bagezaho amakuru aho abiri kubera. Aka kare mu by'ukuri ntabwo ndi aho biri kubera, ahubwo mu by'ukuri birashoboka ko ku munsi wo kuwa kane naba ngiye kugira ngo mu by'ukuri nkugezeho aya makuru. Ku munsi wo kuwa kane ndabasezerera ko mu by'ukuri iyi shampiyona ishobora kuzarangira mpari, ndetse kandi ku munsi w'irangiza nzaba n'ukuri mpari nkuko nkomeje kugenda mbibabwira. Nzaba mpari mu by'ukuri turi gukoresha amavideo kugira ngo benshi cyane mukomeze kugenda munishima nkuko dukomeje kugenda tubaba hafi cyane, kugira ngo mu by'ukuri mutatuva hafi natwe tukabahora hafi. Ni ibintu urana ko mu by'ukuri bikomeje kugenda bishimisha Abanyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange, ubona ko yamaze kuba yakishimira kuba u Rwanda rwamaze kuba mu by'ukuri rwaba igihugu kiri clean most from world, niko naza kuba navuga mu by'ukuri, kuko nuza kureba u Rwanda rwamaze kuba rwakitandukanya na bino bihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika, kubera ko nuza kureba u Rwanda nagwo waza ko mu by'ukuri ukirugereranya na Kongo cyangwa se Burundi n'ibindi bihugu biri hafi cyangwa Uganda n'ibindi bitandukanye. Mu by'ukuri ndavuga ko u Rwanda rwamaze kubaka amateka, ndetse kandi uraza kubona ko mu by'ukuri u Rwanda ikintu cyatumye rubasha kuba mu by'ukuri rwanakipinga irushanwa cyangwa se mu by'ukuri rwanafata irushanwa ry'amagare y'isi, nuko u Rwanda mu by'ukuri rwo rusanzwe rukora n'ubundi amarushanwa y'isi bita Tour du Rwanda. Mu by'ukuri ndagira ngo murayizi n'amarushanwa yaberaga mu Rwanda, ariko yitabirwaga n'abakinnyi b'ibihangange ku isi n'ubundi ari nabwo kandi mu by'ukuri haje no kuba hategurwa amarushanwa y'isi. Wari uzi ko rero n'akandi kantu utamenye, u Rwanda aya marushanwa naramuka arangiye neza nk'uko byateganyijwe, u Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku isi nk'uko uri kumva isi yose, ukumva Burayi, Amerika, Nepal n'ibindi bihugu bitandukanye. U Rwanda aka kanya mu by'ukuri nicyo gihugu cya mbere kizaba kimaze kuba mu by'ukuri cyakubaka amateka mu mukino w'amagare y'isi, kibashe kuba mu by'ukuri cyakakira umukino w'amagare ukaba wanamara n'igihe kinini cyane, kuko nuza kureba ibihugu bitandukanye Indonesia ndetse n'ibindi bihugu nk'Uburayi na Amerika, uraza ko mu by'ukuri wareba byakomeje kugenda bikora amarushanwa, ndetse kandi binafite n'ibihangange by the way. Ariko nanone nuza kureba bakora umunsi umwe gusa, n'amarushanwa abo umunsi umwe gusa, agategurwa umunsi umwe gusa hafi amasaha 12, ariko u Rwanda rwateguye icyumweru cyose n'iminsi 8. Ni ibintu mu by'ukuri bitaba byoroshye u Rwanda ruba rwakoze, ibintu byananiye n'amahanga u Rwanda ruragerageza mu by'ukuri rukaba rwabikora, ariko u Rwanda ngiye mu by'ukuri rukomeje kugenda runtungura mu bikorwa rukomeje kugenda rugaragaza. By'umwihariko nanjye nakomeje kugenda numirwa kubona ko u Rwanda ari cyo gihugu cya mbere kibasha kuba mu by'ukuri cyakora amateka yo gukora shampiyona y'isi hafi iminsi 8 cyangwa icyumweru cyose kirengaho n'umunsi umwe. Urumva ko mu by'ukuri ari ibintu bikaze cyane.